السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم، nyuma yo gushimira Allah tabaraka wa ta'ala ndetse no kumusaba yuko yakomeza guhundagaza amahoro n'imigisha kuni mwacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam we nabi n'abasangira ngendo be n'abamukurikiye n'abazakomeza gukurikira inzara ye, dusaba Allah ko nge namwe yadushyira muri abo inshallah. Nangiye imwe mu mirongo yo muri Qur'an muri surati Nuh, aho intumwa y'Imana Nuh yagiraga inama ndetse n'impanuro abantu bayo, aho intumwa y'Imana Nuh yagiraga iti: faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, wamwicuze mugarukira Allah tabaraka wa ta'ala, mugarukire nyagasani wanyu mumusabe imbabazi ku makosa yanyu, innahu kana ghaffara, kuko niwe ubabarira ibyaha cyangwa se nawe ugira impuhwe abagaragu be. Yursilu sama alaykum midrara, azamanura imvura, azamanura mu kirere imvura. ويمددكم بأموال وبنين, abongerere imitungo ndetse n'urubyaro. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا, ndetse abahe imirima ndetse abahe n'imigezi. ما لكم لا ترجون لله وقارا, ese ni kuki mudaha Allah cyangwa se mudaha icyubahiro Allah icyubahiro cye? Bavandimwe, igihe cyari kirageze abantu tugarukire Allah tabaraka wa ta'ala tumwicuzeho. Igihe kirageze kugira ngo abantu duhe agaciro ibyo Allah tabaraka wa ta'ala yadushyiriyeho kubw'impuhwe n'urukundo nyagasana dukunda, kugira ngo tuzaruke ku muriro wa jahannam. Bavandimwe, uyu munsi turi ku munsi wa yawmu arafa, umunsi yawmu azim, umunsi uhambaye kurusha indi minsi yose duhura nayo hano kuri ino si, aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itubwira muri hadithi iti: khairu du'a yawmu arafa, iduwa nziza kuruta izindi duwa ni duwa umuntu azasaba ku munsi wa arafa. Wa khairu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli, ndetse n'ijambo ryiza navuze kuruta andi magambo yose navuze hano kuri ino si ndetse n'intumwa z'Imana zambanjirije: la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Na indi Imana ibaho, na indi Imana ikwiye gusengwa, Allah ntakwiye kubangikanwa n'icyo ari cyo cyose. lahul mulku, ubwami n'ubwe, wa lahul hamdu, ugushimwa n'ukwe, wa huwa ala kulli shay'in qadir, niwe mugenga ubiri kuri ino si byose. Aya ni amagambo intumwa y'Imana Muhammad sallam yatugira inama, itwereka agaciro kayo yuko ari amagambo ahambaye. Bamwe mu bamenye kugaragaza yuko asir, ibanga riri muri intumwa y'Imana Muhammad sallam yavuze nuko umwemeramana yari akwiye guhora akora icyo bita tajdid tawhid, guhora abayisilamu tawhid yacu cyangwa se ukwemera kwacu guhora tubivugurura, tuvuga rino jambo ku ndimi zacu. Adhkari zigomba kuturanga kenshi cyane, iri jambo ntabwo rigomba kubura mu bayisilamu. Tugomba guhora twemeza yuko nta yindi Imana ikwiye gusengwa buretse Imana imwe. Bavandimwe rero, iri jambo intumwa y'Imana tugira inama yo kurivuga kenshi cyane kuri uno munsi. Bamwe bamenye bakanagaragaza yuko iri jambo ryo ryonyine ni ubusabe ku mwemeramana. Niyo iri jambo wakirwa rivuga ryonyine ku munsi wa yawmu arafa, kuri uno munsi, birahagije kuba Allah yakugirira impuhwe ndetse Allah akaguha ibyo yifuza byose. Bavandimwe rero, intumwa y'Imana muri hadithi yayo yindi niyo igira iti: ma min yawm akthar an yu'tiqu fihi utaqa min an-nar min yawm arafa, ngo nta munsi Allah agirira impuhwe cyangwa se akura abantu mu muriro wa jahannam abashyira muri aljanna n'uno munsi wa yawmu arafa. Bivuze yuko uno munsi wa yawmu arafa ni umunsi Allah akura abantu benshi mu muriro akabashyira muri aljanna. Bavandimwe, yawmu arafa yawmu azim,
umunsi wa yawmu arafa ni umunsi ufite agaciro cyane, ni umunsi bavandimwe uruta indi minsi yose. fayambaghi an yukathir min ad-du'a wa yajtahid fi ad-du'a. bavandimwe birakenewe yuko nge nawe twakongera kuri uno munsi ubusabe ndetse no kwiyegereza Allah cyane. wa yukathir min la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wal hamdu huwa ala kulli shay'in qadir. kandi tukarushaho kuvuga rino jambo cyane kuri uno munsi muri adhikari ziza kuturanga kuri uno munsi. bavandimwe no mu bindi bintu tukwiye kwibandaho cyane kuri uno munsi, nimwe Imana Muhammad sallama yadukanguriye cyangwa se yatugireho inama, su'al janna wa tu'awudhu billahi minan nar, gusaba Allah yuko yadushyira mu bantu muri aljanna kandi akadushyira kure y'umuriro wa jahannam. wa su'al al'afu, no gusaba imbabazi Allah tabaraka wa ta'ala, kumwicuzaho amakosa yacu. mu dua nziza tugomba gukoresha kuri uno munsi twigisha n'imwe Imana Muhammad sallam ni dugira iti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. nyagasani ni ubabarira, nyagasani tuhibbul afwa ni ukunda kubabarira, fa'fu anni girira muhumbabarira nyagasani ibyaha byanjye ya rabbul alamin. iyi ni dua nziza tukwiye gukoresha kuri uno munsi. wa su'al qubul al-hajj, ndetse n'abandi bagize amahirwe yo kujya gukora haji bagomba gusaba Allah ko yabakirira hijja yabo. wal maghfirati dhunub, nuno munsi tugomba kwibanda cyane gusaba Allah ko yatobara ibyaha byacu. wa su'ali an yuslih Allah umurul muslimin, no gusaba yuko Allah yakemurira abemeramana ibibazo bafite hano kuri nosi. bavandimwe turi mu bihe by'icyorezo cya COVID-19, uyu ni umunsi tugomba gutakambira Allah, tukasaba Allah yuko kino cyorezo yakidukuriraho Islam, abantu bagasubira mu buzima busanzwe, abantu bagakomeza bakongera bagasabana uko bisanzwe, bakareka kwishishanya bavandimwe kubera gutinya kino cyorezo. dusabe Allah bavandimwe kuri uno munsi abashe kuba yadukuriraho kino cyorezo. intumwa y'Imana Muhammad sallam niyo itubwira iti udu Allah wa antum muqinuna bil ijaba, ngo musabe Allah mufite icyizere yuko nyagasani wanyu asubiza ubusabe bwanyu. na nyagasani muri hadith, nyagasani muri Qur'an aragira ati wa idha sa'alaka ibadi anni, igihe abagaragu banjye bazakubaza hondi uzababwira uti fa inni qaribu ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani, uzababwira uti ndi hafi yabo mu gusubiza cyangwa se mu kwakira ubusabe bwabo igihe bansabye. dusabe Allah tabaraka wa ta'ala twakira ubusabe bwacu no munsi ndetse na ibada zose tuza gukora ku no munsi wa yawmu arafa. wa akhir dawana alhamdulillah, wassalamu alaykum wa rahmatullah.